gihe abafana b'umupira w'amaguru mu Rwanda bari bafite amatsiko menshi, ikipe y'igihugu Amavubi yamaze gutangira imyitozo yitegura irushanwa mpuzamahanga rya gishuti rizabera mu Rwanda hagati ya tariki 26 na 31 Werurwe. Ni imyitozo iri kubera ku kibuga cya Ferwafa i Remera, aho abakinnyi batandukanye batangiye kwegeranwa buhoro buhoro, bamwe bavuye mu makipe yo mu Rwanda, abandi baturutse mu mahanga. Umunsi ku wundi uko ugenda ushira, niko umwuka w'icyizere n'amatsiko bikomeza kuzamuka mu bafana b'Amavubi. Ariko ikibazo gikomeje kwibazwa na benshi ni ese koko iminsi mike yo kwitegura irahagije? Ubundi ku munsi wa mbere w'imyitozo ntabwo abakinnyi bose bari bahari. Bamwe mu bakinnyi bakomeye nka George Kwizera, Samuel Golete ndetse na Kavita Fanuel bageze mu Rwanda nyuma gato. Ni mu gihe undi utegerejwe cyane ari Hakim Sahab yari atarahagera. Ibi bituma benshi bibaza niba koko guhuza aba bakinnyi mu gihe gito bishobora kubyara ikipe ihagaze neza mu buryo bw'umusaruro. Umupira w'amaguru ntabwo ari uguhamagara amazina akomeye gusa, ahubwo bisaba igihe cyo kumenyana, kumva filozofi y'umutoza ndetse no gukorera hamwe nk'ikipe imwe. Muri iri rushanwa u Rwanda ruzaba ruri mu itsinda ririmo ibihugu nka Kenya, Estonia na Grenada. Ni itsinda ridasanzwe kuko ririmo amakipe afite imiterere itandukanye. Kenya ni ikipe imenyereye umupira wa Afurika, ifite imbaraga ndetse n'umuvuduko. Ni mu gihe Estonia ari ikipe y'i Burayi ikina umupira, tekinike ndetse n'imitegurire ihanitse ku rwego rw'i Burayi nyine. Grenada nubwo itazwi cyane ariko ishobora kuzatungura abantu benshi. Ibi bivuze ko Amavubi agomba kuba yiteguye guhindura uburyo akina bitewe n'uwo bahanganye. Nubwo benshi bavuga ko iminsi 3 cyangwa 4 idahagije, amateka y'umupira w'amaguru agaragaza ko hari igihe amakipe ashobora kwitwara neza nubwo yaba yiteguye mu gihe gito. Icyo bisaba ni ibi bikurikira: umutoza ufite plan isobanutse neza, abakinnyi basanzwe bamenyeranye cyangwa bafite ubunararibonye. Ikindi ni motivasiyo ikomeye yo kwitwara neza imbere y'abafana. Iyo ibi bihari rero, ikipe ishobora gukora ibitangaza, ariko iyo bidahari niko ibibazo bitangira kugaragara: kudahuza, amakosa menshi ndetse no gutsindwa byoroshye. Ku itariki ya 27 Werurwe, Amavubi azakina umukino wa mbere na Grenada. Umukino uzabera kuri Stade Amahoro. Uyu mukino uzaba ari nk'ikizamini cya mbere ku mutoza n'abakinnyi, aho bazerekana niba imyitozo bakoze ifite icyo yatanze. Abafana bategereje kureba ese Amavubi azinjira mu mikino afite icyizere. Ese ubufatanye bw'abakinnyi buzaba bugaragara koko? Ese hari impinduka zifatika zizagaragara ugereranyije n'imikino iheruka Amavubi yagiye atsindwamo? Ubundi gukina irushanwa uri mu rugo bizana ibyiza ariko bikazana ibibi. Icyiza ni uko abafana bazaba ari benshi kandi bakanabashyigikira, numvikana ibyo ni byiza. Ariko ikibi nanone ni igitutu kiba kiri ku batoza ndetse no ku bakinnyi kuko bose baba bashaka intsinzi. Abafana b'Amavubi bifuza kubona ikipe ikina neza, itsinda kandi itanga icyizere cy'ejo hazaza. Imyitozo itangiye ntabwo ari imyitozo isanzwe, ahubwo ni intangiriro y'ikintu kinini gishobora kugaragaza aho umupira w'u Rwanda uhagaze ndetse ugeze kugeza ubu. Amavubi azashimangira ko ashobora guhangana ku rwego mpuzamahanga, cyangwa se bizagaragara ko hakiri urugendo rurerure. Igisubizo kizaboneka mu kibuga kuko umupira bakawukina bawuvuga, ariko kugeza ubu amatsiko ni yose ku bafana. Urabibona ute? Niba bikomeye, nyabuneka uraba warakanze subscribe, like, share, urugero no ku bandi. Yewe turongera mu zindi nkuru zikurikira.